Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba. Ndabashuhuje cyane, Imana ibaha umugisha cyane. Hano ndi ni muri Beneri, ni kuri rwa rutare bita Beneri, ni ibuye bita Beneri, ni ibuye dusengeramo, ni ibuye abantu b'Imana bajya baza barushye bakaruhukira, bafite ibibazo, bafite amadeni, bafite inyatsi na za karande. Mbese ni ahantu tujya tugera tukaruhuka umutima. Dukunda kuhaboneka uko Imana ihadushoje. Ni mu butayu, ni no mu musozi twahise Beneri. Hari n'abagihe tuyita mu kagashyamba ka Getsemane bitewe no kwa hari akayaga keza karyoshye. Rero iyo umuntu ahageze afite ibintu bimuremereye, bishavuye umutima, bimugoye, araruhuka. Rero nkunda kwicarira hano kuri ibuye nkaryegama, kuko mavuga ngo ni nka ryabuye Yakobo yegamyeho. Biravuga ngo hari ibuye Yakobo yigeze agenda ryisegura, afite umubabaro mwinshi, afite n'agahinda kenshi, ariko ngo muri iryo joro ariryamyeho ngo marayika w'Imana aramanuka arimusuriraho, ngabona urwego ruba marayika bamanuka, abandi bazamuka, bamwe bamanukana ibisubizo, abandi bazamukana ibyifuzo bye. Ngo arangije abwirwa n'Imana ijambo rikomeye cyane, ngo arangije ngo aho hantu ngahita yita ngo niba ari Penuweli, agahita yita Penuweli, aho yaboneye Imana. Ahita avuga ngo ibi byose umbwiye Mana, umbwire muri iri buye, nubisohoza hatabuze na kimwe, nanjye nzajya ntanga kimwe mu 10 n'amaturo. Aha muri iri buye rero hari ibintu twavuganiye n'Imana, twagiye tubibona, kandi n'ubu turacyabona n'ibindi. Twagiye tubona ukuboko kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Beneri ituye hafi y'aho mbanda yituriye, ngiye nkunda kuyijyamo cyane kuko iramfasha, na stress ziyibamo. No muri cya gihe cya Covid, no muri cya gihe cya guma mu rugo, hano hantu haradufashije cyane kuko ntago hakunda kuza abantu benshi. N'ahantu hatuje nyine, uko mwumva hameze nuko hahora, ariko tuhakundira ko Imana ijya dusanga ikaduhera amakuru, ikavugana natwe, kongera igacanira impano zazimye, ikongera ikatsa abantu batakireba neza, bareba irori, ikabaha kureba nyine, igatanga n'amavuta, umurimo w'Imana ukaguka ugakoreka nta stress. Imana ihabwe icyubahiro. Kano kanya rero ntago nababwira ibyo muri iyi Beneri byonyine gusa, ariko mfite n'ijambo ry'Imana nshaka kubasangiza nyirizina. Ni ijambo riri muri Yobu 9, Yobu 9 umurongo wa 5. Ni ijambo rivuga ngo yimura imisozi itabimenye, yamara kuyimura ikayubikana uburakari bwayo. Haleluya. Ngo yimura umusozi utabimenye, itawumenyesheje, itanawuteguje, ikawubikana uburakari bwayo. Haleluya. Ubundi umusozi ni nk'ikigeragezo runaka, ni nk'intambara runaka. Hari igihe umuntu aba ari afite ikibazo kimeze nk'umusozi, kikamugora, kikamuremerera, ndetse akabona uwo musozi, akaba uyu musozi sinzawuva, uyu musozi nzawugwaho. Kama ngo uyu musozi niwo nzashingurwaho tu, ntago iki kintu nzagitambuka amahoro. Bibiriya ngo iyo bavuze ngo icyo nzi cyo, yimura umusozi utabimenye, ikawubikana uburakari bwayo, ikawubika, ikawimura. Cyo bita kwimura. Imana ijya yimura umusozi, yimaze kuwimura, nta nubwo wimura ngo utuze, abo iti wubika, kawubikana uburakari bwayo. Bibiriya ngo aya magambo ngo Yoba yavuga, bari kumushinja uburyaryo, bari bati ibintu ntago bibaho ko umuntu yaba akiranutse, yaba akorera Imana, narangiza apfusha abana, narangiza ahure n'ubukene bukabije, narangiza ahure n'indwara zikomeye zitya, adafitanye ikibazo n'Imana. Ntago ibi bintu bishoboka. Ngo baza baje kumushinja uburyaryo, bavuga ati wewe nubwo twasenganaga, nubwo twaririmbanaga, nubwo twahanuranaga, nubwo twakoranaga umurimo w'Imana, ariko waryaryaga Imana, natwe waturyaryaga.
kuko ntabwo bishoboka ko umuntu usenga Imana yamuteza akagahinda, Imana yamuteza aya makuba. Ntabwo byumvikana ko umuntu nk'uyu wubashye Imana agakorana nayo akagerana mu gihe cyayo, ikamuha ubutunzi, ikamumugisha. Ntabwo byumvikana ko ahura n'intambara nk'iyi ngiyi. Haleluya. Yoba buri icyo abasubiza, arangije ngaterura amagambo, aravuga ati ngiye kubasubiza ijambo rimwe. Icyo nzi ko Imana ijya yimura umusozi utabimenye, ikawubikana uburakari bwayo. Ntacyo umutima wanjye unshinja, nta kibi nakoreye Imana, nta n'icyo nteganya gukorera Imana. Haleluya. Hari n'ikintu cyavuga ati ntabwo uri n'inyangamugayo, ntabwo ushobotse, umeze uku n'uku. Aravuga ngo reka mbabwire, naho napfa ngashyingurwa, nzapfana ubunyangamugayo, nzapfa nyiyizera, nzapfa nyiyiringira. Ngo Yobu yavuze ngo naho napfa nzapfa nyiyizera, nzapfa nyiyiringira, ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Kabone naho bambika uyu munsi, kwizera kwanjye ndagukomeje. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ni Imana yimura umusozi rero utabimenye. Ni Imana yimura umusozi ikawubikana uburakari bwayo. Ni Imana yimura umusozi. Buriya njya kuvuga ngo abantu bahinga, abantu beza, cyangwa abantu babasinza no nk'inzoga bahinga, nibo iyo bagiye nko mu murima barahinze ibijumba, barahinze imyumbati, iyo bashaka kwinywera hakiri kare bajya mu murima bakajya kureba ko nta mututu wiyashije. Iyo babona imitutu yariyashije, hano wariyashije, hano wariyashije, bahita bavuga ati uko bisa kose ibi bijumba byareze, byarashoye, nimube mu mpambe n'inywera, nimube nirira, kuko ibijumba nimujyake muze niba hari n'imyumbati avuga ngo dore imitutu irahari, bigaragara ko byashoye, bigaragara ko imyumbati irimo ari minini, ari migari, bitewe n'uko umututu ureshya. Ariko hari ibyo Imana igikora nta mututu uhari, nta kimenyetso na kimwe gihari, nta icyo bita kwimura umusozi. Imana yimura umusozi nta bimenyetso bihari, nta igikora ibintu nta bimenyetso bihari, igikora ibintu nta n'agacu gahari, igikora ibintu nta kimenyetso kibigaragaza. Bamaze kuvuga ko byarangiye, ni Imana igigaragarira, ikagaragaza ubumana bwayo, ikagaragaza ko yitwa Imana. Cyagiye udafite ukuvugira, cyagiye udafite ukuvuganira, cyagiye ubona byarangiye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kurwanirirwa n'Imana. Imana yo yaje kurwana, ntago ijya itinda mu magambo. Iyo iza yimura yubika, yimura yubika, yimura yubika. Ni Imana igifata nk'umuntu akakuzengereza, muroza akabaraho yarazengereje umuntu, Imana ikamufata ikamwimura, ikamujugunya iyo, ikamubikana uburakari bwayo. Kuko ubwaravuga ngo kuko udakonje ntubire, niba akazi yaze ngiye kukuruka. Bivuze ngo nakamwaye ariko si mwaye, nagakozwe n'isoni ariko ntazo nkozwe nazo. Haleluya. Kuko Umwami Imana azantabara. Icyo nicyo gituma ntamwara, ahubwo ngakubira mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Imana yahabwe icyubahiro. Ni Imana yimura umusozi rero. Imana ijya yimura umusozi, nta muhanuzi wahanuye, cyangwa se bana nacyo tujya duhanura bikagera igihe n'Imana tukavuga ati ibyo kwanuye ni byinshi, reka duturize aho ngaho, twasabye twahanuye ibi n'ibi, ikihe kikajya tukavuga ati byararangiye. Hari n'igihe umuntu akavuga ati reka ibyo uhanuye ntabwo ureba icyiciro arimo, nureba uburibwe arimo, biriya bintu wabona bizashoboka. Buriya Imana buriya ntuvangiwe n'ubeshye Imana. Ariko najya nkubwiza ukuri, ni Imana yimura umusozi utabimenye, ikawubikana uburakari bwayo, ikawubika, ikawubika, ikawimura, ikawubika kuri yo, aho utazongera no kubona, aho utazongera no kureba. Ukajya wicara uvuga ati ndashima Imana, mvuze impundu mu mutima wanjye, kuko wari ingumba byahe karindwi. Umusozi Imana hano yarafite yarawimuye. Ashima Imana ko Imana yimuye umusozi. Uyu munsi Imana yakimura umusozi. Uyu munsi Imana yakimura umusozi. Imana igiye yimura umusozi w'ubushomeri.
abantu bakatungurwa n'akazi ubonye wamaze imyaka 10 cyangwa se 11 cyangwa se ingahe wicaye mu rugo, abantu bicara bakubona, ejo bakubona bavuga ati kuriya ahora mu butayu, ahora mu masengesho, ahora mu rusengero, ahora muri korari, abonye akazi nta nako yashobora. Reka bavuge, ariko igihe cy'Imana nikigera izimura umusozi, nta bimenyetso bihari, nta n'agacu gahari. Imana ijya yimura umusozi nta itawumenyesheje, itawurangi. Imana yimura umusozi, ni Imana yimura umusozi. How haleluya letekire uri nini wa uri tutelebo. Imana yimura umusozi utabimenye, ikawubikana uburakari bwayo, ikawushyira kure yawe, ukajya wicara ukibaza se ninjye wari uri muri bwa buzima, ninjyewe wababazwaga, ninjye wari umutindi, ninjyewe wari warabuze ibyangombwa, ninjyewe wari warabuze ubutaka, ninjyewe wari warabuze aho kuba, ninjye wari wambaye ubusa, ninjye wari wabuze, ninjye bari bahaye itariki ya piriyave. Imana ijya yimura umusozi ikawubikana uburakari bwayo, kandi ni Imana isoza amasezerano. Ndagira ngo mvubwire yuko gutinda kw'amasezerano bitajya bikuraho icyo Imana yavuze. Nta nubwo gutinda ku musozi ari ubuswa, nta nubwo kuba mu butayu cyane ari ubuswa, ahubwo kugeragezwa cyane. Niyo mpamvu Yakobo yanditse avuga ngo bene data n'iby'ibyishimo, n'iby'umunezero, n'imugubwa gitumo, nibibagerageza kandi bitari bimwe. Urushaka kuzafata iya mbere ujye gushima Imana. Ibaze gufata mikoro ku cyumweru mu materaniro ukavuga ngo nje gushima Imana yuko ejo bamaye piriyave mu nzu, nje gushima Imana ko bansohoye mu nzu. Ariko Yakobo ngo ibyo ni iby'ibyishimo, n'iby'umunezero, niba bakumenesheje, niba wambaye ubusa, niba wasebye, n'iby'ibyishimo. Turabizi neza ko Imana igiye kwimura umusozi. Yimura umusozi utabimenye, ikawubikana uburakari bwayo. Haleluya! Ni Imana yimura, ni Imana yimura umusozi ikawubika, ukabura n'ibimenyetso. Buriya hari igihe na leta ijya kwimura abaturage ikabamenyesha, ikavuga ati mwebwe ahangaha inyubako zari ntago zakwiye, tugiye kubagura tubimure, agiye kubera ibikorwa ibi n'ibi. Hari n'abamenyeshwa na nyirinzu ajya akakumenyesha, rero uku kwezi ndashaka inzu yanjye kuko urabona kwishyura byarakunaniye. Hari n'ibyo umuntu agutiza umwana akakumenyesha ko umaranye iminsi utawuzana, urabona nje nzajya nambara iki. Ariko Imana ije gukora ntabwo ijya imenyesha, yo ikora yimura ngo nta bimenyetso bihari. Ijya yimura umusozi, nta ngenge kurenge, nta hantu wakuvuganira, nta hantu wakubwira ati komera. Uhagaze uri mu kigeragezo uri wenyine mu gicuku cya nyuma, Uwiteka ajya kura inziga ku magare y'Abanyegiputa akagaragaza ubumana bwayo. Ni Imana ihagije, ni Imana yakimura umusozi y'isaha, mateka gahinduka. Umuntu akagiye cyavuga ati uriya nari muzi, uriya twarasenganye cyane, uriya ni umunyamasengesho, kandi ajya akavuga ati uriya ni umuvangirwa, uriya ni umutekamutwe. Ariko Imana yimuye umusozi. Icyo dukundira Imana, duhura na bamwe badufasha gushima, abandi twaragusengeraga, twabanye nawe mu kigeragezo, twabanye nawe mu ntambara, kandi ntago wari wenyine. Rega uribuka cyagiye ya masengesho nakoze ni wowe nayakoreraga. Reka mbwira Imana yimura umusozi, yimura umusozi, yimura umusozi. N'utarasenze akakuba ati narasenze, n'utarakugabura, utaragufashije akakuba ati naragufashije, kuko Imana yawimuye. Bibavanga Imana imaze kwimura umusozi. Yobu babandi bose bamuneguraga, bamutukaga, tukimana n'umugore we ngo babaye abambere bo kumuzanira ibisubizo Imana yavuganye nawe. Imana ijya yimura umusozi utabumenye, utabizi, itawumenyesheje. Imana ijya yoza marayika wayo Gabrieli ikamwonga bati tugende bucece bunyibunye, urangiza unyimurira uriya musozi, uwunjugunyira ahantu kure. Haleluya! Imana ijya yimura umusozi, ijya yimura umusozi utabimenye. Wari ingumba akabyara karindwi, ijya yimura umusozi. Wari umushomeri akajya mu kazi, ujya yimura umusozi. Wari ingumba akabyara, ijya yimura umusozi. Wawe ufite indwara
indwara yananiranye igakira, abantu bagatungurwa no kubona Imana imuhagurukije. Ni Imana yimura umusozi. Ntabwo izatanga itangazo neza kukugirira neza, nta n'uwizamenyesha imubwira ati ejo nzaza kugirira neza. Reka da, izaza bunye bunye bucece yimura umusozi iwubikana uburakari bwayo. Ntabwo wimura ngo ugende uparika iriya ngo ujye ugomeza avuga ati nari naratuye hariya none narimutse nari meze uku ndagera. Oya, yo irimura igahita yubika. Mu yandi magambo ni Imana ihita ifunga umunwa igahita icecekesha. Hari ikintu Imana igikora kigatuma umuntu ahita aceceka, agahita nyiramera nk'aho umusozi wimutse unacishene. Imana ikarinda bwoko bwayo. Izimura umusozi rero nubwo byatinda, ariko Imana ijya yimura umusozi. Nubwo twababazwa, nubwo twatotezwa, Imana yimura umusozi. Nubwo umuntu wacu w'inyuma yasaza, nubwo yatukwa, nubwo yakangwa, nubwo yavumwa, Uwiteka ajya avumura ubwoko bwe akimura umusozi. Utabizi, utabimenyeshejwe, Imana yimura umusozi. Imana yimura umusozi. Uyu nguyu umuntu agendana nawo akawuzamuka mu gitondo, akawuzamuka nimugoroba, abantu bakamuvuga uko bashatse, ndetse nawe bikagira igihe yumva yanze. Hari igihe kijya kigera umuntu akiyanga, akumva ko no kutaba byose birangana. Hari igihe kijya kigera umuntu akava no mu gusenga, ngongera gusenga. Abantu basezera Imana buri munsi, Mana turagusezeye, byarakunaniye gukora ibi nibi, kandi nayo ikicicikira. Ariko ejo mu gitondo umenye uburyo wasimbukiye ahantu nk'aha ngaha ndi muri Beneri, cyo numenye uburyo wageze mu nzu y'Imana, tumenye uburyo wageze muri korali. Nuko iki gufiteho umugambi izawusohoza. Igihe kizagerwa icyo kuvuga, nubwo abantu batakumenya. Bibiliya ivuga ngo nubwo Abrahamu atatumenya, Isaka ntatumenye, ariko wowe uri data wa twese. Nawe Yakobo atatumenye, wowe uri data wa twese mwiza. Imana izimura umusozi. Imana izimura umusozi. Ni Imana igica agasuzuguro, ni Imana irambirwa agasuzuguro. Murabizi ko yabwiye Abisirayeli ngo igihe mumaze muzunguruka kirahagije. Ubu ni mu musozi wo muri Egiputa, nawe muri i Kanani nabimuye, uwo Egiputa nawubitse. Mugene nta nkomyi. Imana ibaho umugisha. Ariko Imana yimura umusozi ikawubikana uburakari bwayo. Imana ijya yimura umusozi n'imiryango itabizi. Imana ijya yimura umusozi n'inshuti zitabizi. Yewe n'umugore mubana ntamenye ko umusozi wimutse, akaba yajya ngo ni ibisanzwe. Imana ngo yegeze yimura umusozi ngo kuri Farawo agira ngo ni baba Isirayeli asanzwe azi. Imana yari yawimuye ajyana ni baba Isirayeli asanzwe azi, ngo abona n'inzira yo mu mazi ajyana kwa kuntu umuntu aje abagiranya barongo cyangwa se bambaza bagira ku nkombe z'amazi, kumwe yambuka gateme, ajyana twatugeze tworoshye, ajyana y'amazi wasanzwe boga. Ngo nawe ngo kumbi Imana yimuye umusozi nawe ntiyabimenya, abona inzira yo mu mazi ajya ngo ni isanzwe. Hari igihe Imana ijya yimura umusozi bakajya ngo ni bisanzwe, kandi itegeko n'iteka byahindutse. Twamaze kubona ububasha ku banzi bacu. Imana yongereye yimura umusozi kandi wubikana uburakari bwayo. Mwifurije uyu munsi wa none kwimurirwa umusozi, kandi Imana yimura umusozi. Uyu musozi umaze w'igihe, uyu musozi umaze igihe wurira, uyu musozi wananiwe kuvaho, uyu musozi n'imiryango bavuze ngo urazapfa ruriya, uyu musozi inshuti zivuga turiya se azamarira iki, uyu musozi nawe ubwawe wiyakiriye ngo nawe wamaze kwishyira muri ako gatebo. Ndayamubwire ngo Imana ije kuwimura. Imana ije kuwimura, ije kuwubikana uburakari bwayo, ije kuwubika kuko ari Imana ishobora byose, ije kuwubika kuko ari Imana ihagije, ije kuwubika kuko niyibizi nizi aho izawimurira. Ntabwo ari wowe uzayishakira wimure, kuko nawe izawimura utabizi. Icyo uzisanga abantu kuzasanga abantu bari kukubwira ati wamenye amakuru, wamenye ko twakubonye ahantu, wamenye ko wazamuwe mu ntera, wamenye ko byahinduye isura. Haleluya. Imana yimura umusozi mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha mwese abafite imisozi. Twese dufite imisozi itandukanye, ariko Imana ihabwa icyubahiro ko igiye kuyimura. Imana ibaho umugisha. Bifurije amahoro, bifurije umutekano, bifurije ihumure, kandi mbifurije no uzabishobora zakanajya hano muri Ribuye azahamagara Imana, azataha hari ibyavivutse. Kandi naho uri rumva wayihamagara no mu cyumba cyahamagara no kwitapa yahamagara no muri dushe urumva muri toilette, ahantu hose uyahamagara Imana irumva. Ni Imana itanukirwa, ni Imana ihora yumva gusenga kw'abakiranutse. Wasenga usinzira, wasenga ukanuye, hose irumva.
ntago uko wasenga kuso abupfukamye cyangwa uhagaze hose irumva, waba wicaye irumva, ngo iyo ireba mu mutima. Rero Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza, yaza kwifuza kwanyu kandi yimura umusozi ku buzima bwanyu none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha kandi ndabakunda, ndabashimiye kubw'ijambo ry'Imana. Reka dusengane Imana. Mana y'agakiza kacu, ugira neza bugacya bukira, niwe wimura umusozi utabimenye. Imiryango yamaze kutubwira ko byarangiye, n'abaganga banzuye ko byarangiye, ndetse twabaye igicibwa, ndetse batwise uko bashatse, ndetse batuvumye, ndetse n'imiryango yadukuyeho amaboko. Wowe ujye ukigwatiriza, ukimura umusozi utabimenye, ukawubikana uburakari bwawe, ukawubika. Negeze mbona unyubikira umusozi, nari mazeho imyaka 4 nkuzamuka, nibaza niba nzawusohokamo, niba nzawuminuka. Urangije uwimura, nanjye nta makuru mfite, urawimura. Uyu munsi hari indi misozi wakimura, no ku bwoko bwariyo wakimura. Hari igihe wegeze wimura umusozi, hari igihe wegeze wimura, turabibona. Uyu munsi wongere wimura undi musozi kandi menyekane kuri Imana. Urakoze kuri mwiza, kimbaza zora iteka ryose. Bana n'ubwoko bwawe, wimura umusozi kuri bwo kandi ubuhe inkomezi. Abafite ibibazo by'uburwayi bakize, abafite iby'amadeni yishyure. Dore ndi muri Beneri mbasabiye ubwishyu, hano ni muri Beneri mbasabiye ubwishyu, muri Beneri mbasabiye ubwishyu. Iyi ni Beneri y'ijuru, ni nka yandi yakubavuze ngo ahantu hari Imana nuko nari ntarabimenya. Iyi Beneri mbahoje abantu bose bafite amadeni, n'abafite ubushomeri bahakazi, n'ababuze igishoro cyo gucuruza, n'abari guhomba bongerera igishoro. Kandi Mwami Imana ukora imirimo n'ibitangaza ku bwoko bwawe, kandi n'abakeneye ibyangombwa bibahe, n'abakeneye amahoro mu mutima yabahe, n'abakeneye ihumure ribahe none n'iteka ryose. Amena, amena. Imana ibahe umugisha nshuti zanjye mwese bo kuri Umuhuza CP TV. Ndabashimiye ko mwumvishe ijambo ry'Imana mukabona nanjye. Amen.